Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane, ndagushimira cyane ko ukurikira video zo kuri iyi channel, ndagushimira byimaze yuko wamaze gukanda subscribe. Hari utuntu duto abantu badaha agaciro cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga warabonye abantu babivuga ariko ukavuga ati ibi ngibi ni ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kugaruka ku mpamvu wowe nk'umugore umukobwa ugomba kwihagarika umaze gukora imibonano. Yes, nakantu gatoya cyane ariko k'ingenzi. Impamvu akangaka nkagarukaho nuko akenshi ukunda gusanga abagore abakobwa aho kugira ngo batekereze yuko agomba kwihagarika nyuma yo gukora imibonano, aho ahita atekereza ko agomba kwiyuhagira, ahita atekereza ko agomba gukora douche. Gukora douche ntabwo ari bibi, bituma ukomeza guhumura neza, ariko buriya ntabwo ari byo by'ingenzi cyane. Ikindi kandi gukora douche wakagombye kuyikora ahandi hose no ku ruhande rw'imyanya y'imyibarukiro, ariko ntabwo wakagombye gukora douche n'imbere mu myanya y'imyibarukiro yawe. Tubivuga kenshi ko niyo uhoza ugomba kuhashyira amazi gusa, kandi ntukozemo urutoki, ntiwinjizemo urutoki, aho gukoza inyuma nyine aho ubasha kugeza kandi amazi gusa, noneho aho ushyira isabune ugatangira kwishyira ahagana hirya nibura ahamera insya, akaba ari utangira gushyira isabune. Ariko rero iyo urangije gukora imibonano, ubundi icy'ingenzi ntabwo ari ukujya kwiyuhagira hariya, ahubwo icy'ingenzi gikomeye ni ukwihagarika. Ni ukuvuga ngo kwiyuhagira ariko utihagaritse nabwo za benefits cyangwa se bya byiza kwihagarika bitanga ntabwo byaba byagezweho. Bisobanura ngo niba wowe wumva byanze kunze icyo ugomba gukora no kuhiyuhagira, hiyuhagira nta kibazo, ariko noneho nagere ko kwihagarika. Kwihagarika rero nicyo tugiye kugarukaho. Akenshi rero usanga abantu baba basuzugura utwo tuntu tugaragara nkaho ari duto ku buzima, ariko nyamara ari utuntu tubongerera, iyo batadukoze ugasanga turabongerera ibyago byo kwandura indwara zimwe na zimwe, kandi umuntu yari afite uburyo bworoshye bwo kwirinda izo ndwara agiye kwandura kubera impamvu runaka. Usibye rero kuba imibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora kuba inzira y'indwara zifata imyanya ndangabitsina zitandukanye, imitezi, imburugu nyinshi cyane, ishobora no gutuma microbe zitera infection urinaire ziyongera, donc infection yo mu muyoboro w'inkari zikiyongera, bityo ukaba usabwa gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo wihagarike nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo noneho za nkari zize gusohora izo microbe zishobora kuba zinjiye hariya mu gihe mwari murimo mutera akabariro. Ubushakashatsi rero bwagiye bugaragaza ko abagore benshi bakunda kurwara izi infection urinaire, cyangwa se bagira ama infection ya hato na hato, ugasanga urishimagura, cyangwa se ukabona uri kujya kwihagarika buri kanya, cyangwa se ukumva harasa n'ahababutse n'ibiki. Ibi rero byatewe n'izo microbe umuntu arekera mu myanya y'imyibarukiro, kabone nubwo uwo bakora imibonano mpuzabitsina aba yizewe, aba nta zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina arwaye. Donc kuba uwo mukorana imibonano mpuzabitsina nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina arwaye, kuba uwo mukorana imibonano mpuzabitsina ari umugabo wawe, ntabwo bibuze yuko ugirwa inama yo kujya kwihagarika. Bityo rero abagore bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bagirwa inama yo kujya kwihagarika nyuma yo gukora iki gikorwa. Kubaba rero badashaka guhita bajya kwihagarika ako kanya, uba ushobora gutindaho gatoya ukaba wajyayo nka nyuma y'iminota wenda 10, 15, 20, ariko nturenze nka 30, nabwo izo microbe ziba zishobora gusohokana n'inkari kuko ziba zitararangira kwinjiramo imbere cyane kure aho inkari zitabasha kuza kuzisohora. Icyo twakongeraho rero nuko mu gihe ukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi neza uko ubuzima bwe buhagaze, birumvikana ko ukwiriye gukoresha agakingirizo, noneho kugira ngo uze kwirinda ko yakwanduza n'izindi ndwara zitandukanye. Ariko mu gihe cyose utakoresheje agakingirizo, mu gihe cyose wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, waba uyikorana n'umuntu muziranye cyangwa mutaziranye, yaba ari umugabo wawe cyangwa atari umugabo wawe, ni byiza ko wihagarika nyuma yo gukora imibonano, byakurinda kwandura indwara zitandukanye. Ushobora guhita uvuga uti se shangazi koko ndajya kwihagarika ntabishaka? Niba se ntabishaka, kugira ngo rero ubashe kwihagarika unywa amazi make mbere gato yo gutangira gukora igikorwa. Impamvu mvuga ngo unywa amazi make nuko uramutse unyweye amazi menshi akirunda mu nda, ashobora kukubangamira mu gihe ukora igikorwa, watangira nko kwicugusa ukumva wicugusa mu nda, cyangwa se umuntu yajya kukuryamira ku nda ukumva urababara. Niyo mpamvu rero navuze ngo amazi make ataza kukubangamira, ataza kukujena. Ukanywa amazi make mbere yo gutangira icyo gikorwa, bituma iyo igikorwa kirangiye byanze bikunze ubona icyo wihagarika.
ikindi kandi nanone utayanyweye mbere yuko utangira igikorwa none ushobora kunywa amazi ahagije igikorwa kirangiye. Yes, igikorwa cyarangira ukanywa amazi. Noneho rero iyo unyweye amazi bituma byanze bikunze mu minota mikeya, burya umaze kunywa ikirahure cy'amazi mu minota nk'itanu cyangwa ingahe byanze bikunze uhita ujya kwihagarika. Ubwo rero ni akantu kadakomeye katari kanini ariko gakurikije gashobora kugabanya za nshuro wajyaga urwara ama infection, za nshuro wajyaga wishimagura, za nshuro wajyaga ujya kwihagarika buri kanya ufite udukari dukeya tutabasha guhagama mu ruhago, za nshuro wajyaga ujya kwivuza kwa muganga. Ntabwo ari ibingibi byonyine bishobora gutera ama infection urinaire, twagiye tubona n'ibindi nko gufata imyenda yawe y'imbere ikabisura yifura, ese uyanika ku zuba, iyo utayanitse ku zuba itera ipasi mbere yo kuyambara, ese ikoze muri coton, ese ibiki hari utundi tuntu twinshi cyane, cyangwa se kwa kundi wiyuhagiramo, ese ntabwo ukoresha isabune ukoresha amazi gusa kandi ntabwo winjizamo intoki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu byinshi bivanze bishobora kugufasha kugira ngo utagira ama infection, ariko iki ngiki cyo kujya kwihagarika urangije gutera akabariro nacyo ni kimwe mu bindi byinshi. Bikore rero, ubundi numara kubikora uzambwira uko byagenze. Kandi nawe niba utakunda kurwara ama infection ntabwo bivuze yuko ibi bikorwa byiza bitandukanye cyangwa se utuntu dutuma umuntu agira ubuzima bwiza wadukora, kuko uyu munsi ushobora kuba udafatwa n'ama infection kubera ko umubiri wawe ugifite ubwirinzi, ariko ejo cyangwa ejo bundi ugasanga nawe utangiye gufatwa n'ama infection cyane kurusha abandi. Irinde rero hakiri kare, ukore ibintu nk'ibi ngibi bibwirizwa gukorwa mbere y'igihe, mbere yuko ukenera gutangira kujya kwivuza. Ndagushimiye cyane. Niba utarakanda subscribe nyabuna kanda subscribe ubone kugenda, kandi wibuke no gukanda kuri ya nzogera notification bell. Ikiza cyabyo kurusha ibindi nuko uhita ubona email ikubwira ngo Shangazi yashyize hanze iyindi video, none ukabanza ukanayireba ugasoma title yayo wabona uyikunze ukabona kujya kuyireba bitakugoye. Kanda subscribe rero ukande na notification bell, hanyuma ukande like niba video wayikunze. Bifasha kureba umubare w'abayikunze, bifasha kureba umubare w'abayigaye kugira ngo nibaze ngese ni kindi nakongeraho. Hanyuma kandi nanone sharinga nabo wifuza ko bagira ubumenyi, sharinga nabo wifuza ko bamenya ko iyi channel ihari. Ndagushimiye cyane.